muhave mudatuma kuko buri akagasura mureba umva gucya muri kumbona ni muganga wari urwaye ute wari ufite ikihe kibazo ngewe nari mfite ikibazo cyakindi cyari cyarankomereye ariko nari ntabwira mama ngo agikemure nangwa papa ngo agikemure ariko nje hano kwa muganga aragikemura uzi gukora ubuku ugashaka umugabo ntajya atera akabariro si ikibazo reka da mbabarire turagushimiye usanzwe udukurikira no ku Mbaraga Media TV ni kenshi ujya wumva ko ikibazo nk'icyo umaze kumva ndetse n'ibindi bijyanye nacyo nko kurangiza vuba kubura amavangingo no kutagira igikundiro nawe byaba ari ikibazo kuri wowe gusa ndagira ngo nkumenyeshe ko yaba ibyo mvuze haruguru ndetse no kugarurirwa ibyibwe no kuvura amarozi hamwe na muganga Bufigira bitakiri ikibazo kurikirana iyi video kugeza isojwe umenye andi makuru y'ibijyanye nabyo kuko nibwo buzima nari mfite akoresha iperereza ajye mu nzego zibishinzwe bageze nk'ikirego cyangwa bimeze bite oya bambwiye ko afite imiti igaruza moto yo bakwibye nanjye ni nayo mpamvu namuganye kuko mfite agahinda n'umubabaro moto yanjye irambabaje pe kandi nzi ko ari bubikore kuko uwanyohereje nawe ni umumotari mugenzi wanjye yamugarurije moto nanjye mfite ibyiringiro kiyanjye iragaruka ni umumotari wamukurangiye ubusanzwe uyu mugabo ajya abikora ibyo bintu ngajya abikora cyane kuko dufite ubuhamya bw'abantu barenga 20 yagiye abikorera nanjye nicyo cyanzanye rwose mfite agahinda moto yanjye ana we urizeye hano turavura iyi ni imiti iyo itetse ni imiti uriya twamuvuraga iri hirya ni imiti yose ni imiti uko urimo kuyibona tuyituma hirya no hino mu mahanga bayivura inyatsi iterwa n'ikiryango wavutsemo iterwa no kuba hari abanzi bakugiriye nabi iyo turayivura tukavura byinshi abagore bajya mu mihango ntibayivemo kwa muganga bikabananira ibyo barabidutekereza nabyo tukaza tukabibavura byinshi hari n'abakunda kwangana bakanga umuntu bitewe n'impamvu bamuroze ibyo nabyo tugerageza kubishakira umuti abantu bakamukunda bariya bacuruza bigahomba nabo tugerageza tukareba impamvu kuko haba hari impamvu z'abantu bagirira abandi nabi twasanga ari kwa kumugirira nabi tukamuha umuti wo kumuvura abantu bakajya bamuyoboka mu bucuruzi bwe ibintu nk'ibyo bintu bikagenda neza. Ese iyo uwo muti mu muhayo urangiye icya kibazo n'ubundi nticyongera kikagaruka? Ntabwo kigaruka kuko tuba twamuvuye tukamuha n'umuti wo kubihagarika ari wo gutsirika ibintu bikagenda neza pe. Ugatsirika cyane rwose. Wabona izi mpu z'inyamaswa inyuma yawe turabona waza rungwe tukabona rw'intama niba ntibeshye izi mpu zose yakwibaza icyo bimaze icyo bibafasha. Izi mpu uru rudufasha gufata amadayimoni aba murimo ku muntu urwaye. Ikindi ukaba warwifashisha uramuha umuti. Umukatiraho se? Ntago mukatiraho ngo abijyane. Urabumwambika se? Ntago mukatiraho. Hari igihe tubona ya madayimoni, tuba tubona ya madayimoni ko hari ako wakataho ukavanga n'umuti, ariko n'ukundi kuntu nakambara cyangwa akamwambika kugira ngo kame uburyo bwo gufatiramo ya madayimoni kugira ngo atatwihisha. Iyi nzogera rero idufasha kuyavumbura, kuyakurura, noneho tukayafata. Hari umuntu hano hanze dusanze w'umusore ari kutubwira igira hino nta kibazo, ari kutubwira ngo bamwibye moto ngo kandi ngo arizeye ko bari buyigarurire. Aba ibintu byibwe mujya mushobora kubigarura cyukuri bikagaruka. Ibintu byibwe tubwizanye ukuri. Ibintu byibwe turabigarura. Iyo kimara kwibwa hari icyo tugenzereza aho ya moto yari iri, aho bayimwamburiye. N'ibanga ryacu ribe dukoresha mu miti yacu. Yagera iyo ageze aha aduhamagaye tumubwira icyaha akorera. Twamara kumubwira icyaha akorera
tukamuha umuti akagenda akahashyira iryo joro cyangwa se mu gitondo bugicya moto bahita bayimuzanira cyangwa ako kanya akayibona ikamugeraho cyane cyane. Umuti bita rugaruza. Umurwayi waje kwivuza hano ese yishyura ate? Hari mu buryo busanzwe, hari abagira ubwishingizi mu kwivuza, waba wagiye mu ivuriro ryigenga ukiyishyurira. Hano mwebwe mwishyuza mote ese umurwayi? Iyo ugiye kwa muganga ugira ikintu witwaza. Icyo witwaje rero nicyo tugenderaho. Aka kantu ni akantu dutuma kujya guhamura imiti mu mahanga hirya no hino hadukikije muri ibihugu byose, kakayizana ikomeye y'inkazi, tukayivurisha abantu barwaye amashitani, bateze amahembe, bateze za nyabingi byose. Ugushima bikaba ari inkoko yo gushima. Ni nzima we. Uyu ngo akaba ari inkoko yishimwe, ngo nawe ni umuco akura ku bakurambere be. Avuze ko yari yaribwa amafaranga 90,000, none uko bigaragara ngo hagaruwe 90 na bingahe na bitatu, 53. Ibanga wakoresheje nta niryari ndi wazumbwira mu nzu kudashaka ko rijya hanze. Ni ukuvuga ngo icyo yashakaga nuko uwamwibye agaruribye, nabimukoreye nayo ngayo yandasigaye. Nyuma y'iminsi mike nzagushimaho nayo yagize ute ayazaye. Kuvuga ngo rero ngewe ibyo byose nabigaruje, ayo mafaranga make yasigaye nayo azagaruka, ariko wimbaza nk'iryo banga. Iryo banga ni iry'umuganga nyine. Yagiye mu kugenda mu kugaruka nzazigara ryagiye ngewe inza mvuga ati ganda nyirigiye hari umuntu waje kuzanira ndatire neza, hari abantu nzi bakora iki bakora ubuvuzi bavuga ngo ikintu cyakigomba kintu ngiye ahantu ko yahandangiye anje hano bakanga muganga nguyu ndangiye ahantu ryanjye riri yarangati ngo tuza mu gitondo nkangutse zagarura kinahaje gushira uburyo ki nabonye mu igare atari kwakunda kuvuga ngo ni amakabya nkura, ahubwo igare ryanjye ukuntu ribonye mu gihe byarantunguye. Igare narabyose mu gitondo nsanga ye Ganga nageze ahangaha amu muti, umugabo wanjye ubu ngubu yarakize, ubu ngubu batera akabariro uko bisanzwe, ubu kubona ko nabyibushye, urabona ko nabaye neza, ariko mwareka mudatuma mvuga amabanga yose, mwambabarira ko. Oya koko hari igihe wa mugani wasanga hari n'undi ufite icyo kibazo agahita yewe mugabo wanjye ntago yajyaga ambwira ngo birindukira, nangwa nk'iki niyo nakoragaho byarangaga ugasanga ndakubyuka pe. Ubwo nanjye ubwanjye nene narataye umutwe nanagendana nukana risigaga amavuta ntamfate, umva ntago ari wandebaho hakorera ukuguru uko meze. Ubu ngubu ndumugore ushima Imana. Ubu rero naje gushimira muganga kuko ikintu yankoreye na mama nago yari kugikora. Ubwo rero nicyo cyanzanye hano, yampereje umuti uyu munsi nejo. Mugabo wanjye umva ahubwo rero ntange kuvuga ati bumbabariye, ariko rwose umva sinzi ubu nanjye bundi umva. None se iri shimwe umuzaniye ni wowe waritekereje cyangwa niwe wari gutumye ngo uzamuzanire? Ntabwo ari we wari intumye, nkango ninjye waritekereje, mbona kutanga byakunda ngomba kuza kumushimira kandi nzanagaruka. Ibintu yankoreye ntabwo nabura kutagaruka no kongera kumushimira. Kubera iki se wahisemo inkoko ntutekereze uti wenda reka nzane ihene cyangwa se muzanira amafaranga? Nazanye iyi ngoko ariko mfite n'akandi kantu ntamuha. Ese wateka inkoko itagira ibirungo? Ntabwo byashoboka. Umuntu yahita agira ngo kuko inkoko gushimira ukoresheje inkoko, hari umuntu ushobora kubyumva nawe akavuga ati ibintu usanga upfumura. Oya rwose umva nkubwire, ninjye wabitekereje bagomba kumujyanira ino sake nawe akayikaranga, ubundi nkamuha n'ibirungo. Uko nzajya ngenda nshobozwa nkurikije iraha mfite, ubu mfite umugabo turi gusohokana, ubu nanjye mfite icyo nakwirata ko mfite umugabo. Ariko icyo gihe ntaburaga icyo mvuga, niba mbwiraga ati ye madame, ategereje kumbwira ngo madamu ndarongorwaga, ariko ubu ngubu mfite icyo navuga. Ubwo rero n'ikindi kitari kinzakizanira muganga, ni ukubura uko mbigenza.
hano se hasanzwe hateranira abarwayi cyangwa buri wese aza kuri randevu? oya hano haba hari abarwayi benshi baba bafite amarandevu ariko aba ari benshi muhahurira muri benshi ko ntabwo aba ari umwe nangwa nk'abari babiri. Ibibazo mutabihuje? N'uburwayi mutabuhuje muganga umva akabikemura. hano hantu icyo gihe ndi kuza kwivuza nahuriye n'abantu ngo bavuye ngo niba ari mukomere. Amakuru yanyu tuganire n'uriya dusanze hariya hafi atubwira ngo yaje kwa muganga. namwe mwaje kwa muganga? naje kwa muganga. waje kwivuza iki? Nanjye ntabwo naje kwivuza ubwo yaramvuye naje nje kumushimira. n'uriya ngo yaje gushimira. wowe ko ntacyo wazanye se? uriya bafite inkoko y'isake? wowe buno byaroroshye umuntu asiga agira hereza no kuri muze ku mobile money. ubundi iterambere ryaraje rwose. uje gushimira byagenze gute? uje gushimira nashatse umugabo turabana tumarana igihe nakubyara gerageza kwivuza biranga mbona urukundo rw'umugabo ruri kugenda ruri gushira nuko sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube mbabonye nimero y'umuganga ndavuga ngo umuganga we inamugezeho kamukurikirane wenda yangirira umumaro nkabona urubyaro nanjye nkaba umubyeyi. ubwo ndamuhamagara arambwira ati rwose ndakuvura nta kibazo. wari umaze imyaka ingahe utabyara? ubwo ushatse? nari maze imyaka 6. n'akana umugabo watangiye kuzajya araca inyuma atambona nk'umugore mu rugo. burya urugo rugira urukundo kubera abana. ubwo nabwiraga ndi kujya kwivuza ati ibyo ndi bya bindi byawe atakibishaka nawe byaramushizemo pe. ariko muganga yaramvuye nuko ngiye ko mbona rwose mbonye umwana aramvura maze kubyara. ntabwo binabyicarana kangende kumushimira ndaza ndamushimira nuko ndagenda mu rugo mbona umwana ari gukura. ubu umwana ari mu rugo ari kwirukanka ari kugenda nongenda atekereza ati uko umwana mukubise ijisho mpita nibuka umuganga rwose wamvuye nanjye nkabona umwana. ubwo nahise mpitena ndavuga ni kangende kuri muganga ati namushimire. nahagarutse naje kumushimira rwose yaramvuye naragenze yewe nararushe n'imyaka 6 ni myinshi cyane. aho ngiye bari kumvura bari kumbesha ariko rwose umuganga namugezeho rwose mitasama iwanjye urukundo rwose turareba umwana tukishima tukanezerwa ni amahoro kabisa. tubwire nawe mugabo wowe niki kikugenza? njye naje kwa muganga. ageze kwa muganga arayigarura. ko mwicaye hano yababwiye mu mutegereze cyangwa? iya tubwiye tumutegereze ngo hari abandi ari gufasha. bakakwiba bakabigarura? akabigarura. avurira hehe turebe niba twakwinjira? murabona hariya hari abarwayi ari gufasha. ni nayo mpamvu natwe twicaye hano dutegereje ko umwe asohoka natwe bakatubwira tukinjira. ni ku murongo, kuri gahunda. ni ku murongo, ni gahunda.